ikaze nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mumeze neza mu migabane 6 yose igize isi yacu. Umugabane wa Afurika mumeze mute? By'umwihariko hano munsi y'ubutayu bwa Sahara, nizere ko mu Rwanda hirya za Dar es Salaam hose muri Kenya, by'umwihariko mu Gishoro naho nizere ko mumeze neza cyane. Hari muri Somalia mu ihembe rya Afurika, nizere ko muri gukanda subscribe, nizere ko rero ibintu biri kugenda neza cyane. Nitwa Johnson, rero ndaje ngo twiganirire, tube tuganira by'umwihariko ku byagufasha kugira ngo ukomeze kubona amafaranga. Amafaranga rwose araboneka, icyo nkubwira no gukura amaboko mu mifuka ugakora, byose bizakunda neza cyane. Nitwa Johnson, rero ndaje ngo tube twiganirira ku byerekeranye na business, uko watangira business. Ese watangira business ute? Watangira business ute? Dore ko abenshi bakunze kwibaza bati nta gishoro dufite, urubyiruko rwinshi muri rusange, ariko nyaboneka ushobora gutangira kandi ukagera kure, kuko n'abageze kure bafite aho bahereye. Nawe rero birashoboka kandi byagenda neza cyane. Hano rero hari ibintu 10 byagufasha gutangira business yawe ntoya, nibyo byinshi bigiye bihari. Nk'ubu ngubu icyambere cyagufasha, ubundi abahanga mu byerekeranye na business cyangwa se abahanga mu byerekeranye n'ubucuruzi, abangaba bagira inama abantu, bababwira bati mbere yo gutangira business, ikintu cyambere ugomba kubanza gukora, banza ukemura ikibazo cyo gutinya. Banza ukemura ikibazo cyo gutinya. Ubundi abantu benshi barota gutangira business zabo, ariko abangaba bagahorana impagarara zo guhomba. Abantu rero bakugira inama bakubwira bati tangira uhangane n'ubwoba, uvuga uti ndashaka kuba boss wanjye ku giti cyanjye. Ati ndashaka kuba boss wanjye ku giti cyanjye. Abantu rero uzasanga batangira business barahomba, ariko benshi batangiye business rwose wasangaga bahomba, ariko kandi umuntu wese waje kubona amafaranga ntabwo yigeze acika intege. Ubwoba rero ubundi iyo ubugize nyine bugusubiza inyuma. Inama rero abahanga bagenda bakugira, barakubwira bati banza ukemure ikibazo cyo gutinya. Banza ukemure ikibazo cyo gutinya. Hanyuma indi nama abahanga bagenda bakugira, barakubwira bati igira ku bandi. Ubundi wari uzi ko kwigira ku bandi bitavuga kujya kubareba ngo bakwigishe? Ibi ntabwo ari cyo bivuze. Gusa wowe umva ibyo abantu bavuga, inshuti y'umuryango, abinararibonye ndetse na biriya byose ubikuremo, nyine ugenda ubikuramo amasomo atandukanye. Hanyuma bumve byose, noneho nutangira gukora genda wifashisha biriya bitekerezo wumvishe na biriya bikubiyemo byose. Hanyuma barakubwira bati bibaye byiza wafata n'agakayi ukajya wandika ibyo ukoze, hanyuma ukagenda ugereranya n'ibikurimo, ibyo watekerezaga n'ibyo abandi bantu bagiye bakubwira. Ibyo ni ku mwanya wa 2. Hanyuma ku mwanya wa 3 abahanga bagenda bakubwira bati ba igisubizo. Aho kugira ngo rero utangire business ubundi yawe utekereza ku cyo uzagurisha, ati tangira utekereza icyo business yawe izakemura. Ati ndakubwiza ukuri, uzahirwa igihe uzaba uri gufasha umukiriya gukemura ikibazo yari afite kurusha kumugurisha. Aterega ubundi business ikozwe neza ni nk'inka idateka. Urugero ntabwo twatangije kadomo nk'urugero, nanjye ntabwo natangije YouTube channel yanjye ngamije guhita mbona amafaranga ako kanya. Ni ibintu biba bizaza gahoro gahoro rwose. Hanyuma rero ku mwanya wa 4 woroshya ibintu. Ahanga bakugira inama yo koroshya ibintu, barakubwira bati niba ufite igitekerezo cya business ukaba ushaka kugikoraho, ati kikavamo ikintu gifatika, toroshya ibintu, ibikomeza. Ati tonde kandi wirinde ko igitekerezo cyawe utagishora mu bintu bikurenze. Ati rwose oroshya ibintu, ukore ibyo ubona bishoboka. Hanyuma icya 5 ba ikiguzi. Mu gihe utangiye igitekerezo cya business yawe, ibaze uti bizantwara ngahe? Cyo nicyo wakwibaza. Ku mwanya wa 6 itekerezo nk'umuntu udafite n'igiceri na kimwe. Ibi nabyo bizagufasha. Ati impamvu rero mu byo ukora ugomba kubaho nk'umuntu utagira igiceri na kimwe. Ati mu mufuka nuko bishoboka ko ushobora kuzabura amafaranga mu bihe biri imbere. Ibyo rero bikagenda nabyo bigufasha. Ku mwanya wa 7 unguka mu gihe uri kubaka. Yego, ibi rero bishatse kuvuga ko niba watangiye business kirino wireka akazi cyangwa ngo hahandi wakuraga udufaranga uhita uhagarika, ibyo ntabwo ari byo. Ku mwanya wa 8
igambe business yawe ugenda uyivuga. Imwe mu mbogamizi abantu bafite business bahura nayo ni uko batazi kuyimarketinga cyangwa se kugenda bayimenyekanisha. Abangaba bagenda batinya kuyivuga, kandi iyo utinye kuyivuga ni bimwe mu bintu bitatuma itera imbere. Harimo ku mwanya wa 9 sobanukirwa n'amategeko yo gutangira business. Ubundi gutangira business biraryoha, ariko amategeko ntaryo kuri rwiyemezamirimo. Ariko uko byagenda kose ugomba gusobanukirwa amategeko akurikizwa kugira ngo utangire business. Ni ngombwa ko rero umenya amategeko. Ku mwanya wa nyuma rero abahanga bagenda bakubwira bati tegereza ku bucuruzi n'ubunyamuryango. Ati tekereza ku bucuruzi n'ubunyamuryango. Burya ubundi umunyamuryango ni icyumwe cyiza, ni icyumwe cyiza umwijima mu bucuruzi. Iyo nta munyamuryango rero ukorana n'abakiriya bawe barivumbura. Ni ngombwa rero gukorana n'umuntu muziranye umunyamuryango kugira ngo bigenda neza cyane. Nitwa Johnson, komeza usubscribing, usharing, unatanga na comment.